baravuga ati kiri iki kinji yego barafata barasohora wakundi dukina Goliath ari kwiyamira ati n'uyu muntu ari no kuvuza induru uko basohora bakagira ngo nukuvuza induru kuko bari kumusohora kandi ari imikino kandi arakamo ka Goliath kuko yavuzaga induru abantu bagafilistiya bagahunga nanjye rero nakinaga ndi Dawidi naje nceremba imba ninjiye muri Korali ati doye nakandi karinjiye ariko indirimbo itangiye bati ngo hari umugabo witwa Goliath bati bamenye ibyari byo yuko uburyo batari batewe ahubwo ari Goliath winjiye bagiye gufata Dawidi bavuga tura ni Dawidi ubwo yaje muri Korali wamusanzemo yaje nyuma yansanzemo aha birumvikana yararebye atura mukobwa kugira muboni aho yaba beshewe oya ntago mubeshe no guceka nawe n'ubundi imirimo Yesu wakoze iratangaje ubwitange n'imbabazi zawe wagaragaje ubwo wemeraga gupfa birenze ibitekerezo by'umwana w'umuntu ineza yawe yadukuye ku ngoyi ubu turabana b'Imana imirimo Yesu wakoze iratangaje ubwitange n'imbabazi zawe wagaragaje ubwo wemeraga gupfa birenze ibitekerezo by'umwana w'umuntu ineza yawe yadukuye ku ngoyi ubu turabana b'Imana nami twakijijwe kubw'ubuntu bwawe n'ibyavuye kuri twe n'impano y'Imana niyo mpamvu twe abagukurikiye tugushima 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 ni indirimbo nziza dutangiranye kino kiganiro turi kumwe na Korali Elayono ya ADPR mu rurembo rw'umujyi wa Kigali ni muri paruwasi ya Nyarugenge mu itorero rya Remera ubwo kubera ndi Nyarugenge ntangiye kubyitiranya yes imirimo y'Imana ikora ngo ni myiza kandi niyo gushimirwa ngo niyo mpamvu dukwiye kuyishimira turi kumwe na Korali Elayono ni ya ADPR muri paruwasi ya Remera nyine kuri umudugudu cyangwa ku itorero rya Remera ubu ngubu niko dusigaye tuvuga sibyo eri cyari umudugudu itorero ubu ngubu niho rero turi kumwe na Korali Elayono kugira ngo tuganire bafite indirimbo nziza bafite umurimo w'Imana bari gukora cyangwa bashyizemo umwete cyane kugira ngo bakomeze bamamaze inkuru nziza ya Yesu Kristo iyi ndirimbo rero batangiriyeho baturirimbira ni imwe mu ndirimbo cyashya bafite turi buze kugenda tuganira tumenya ibikorwa byabo byinshi mu buryo butandukanye reka dusabe uyu mubyeyi adusengera Imana kugira ngo ayisabe ize kubana natwe muri iki kiganiro Imana uri myiza tubereye myiza impamvu y'Okamana TV hafi yacu kugira ngo ubutumwa bwawe bwamamare bana natwe muri kino kiganiro cyo kukuramya utwemerere tubwirirwe neza imitima yacu ifashwe n'abatwumva bumva ibihe byiza byo guhembuka urakoze
amen. Arakoze cyane kudushyira imbere y'Imana. Bakunzi rero ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Dukunda gutaramana n'amakorali, amatsinda yo kuramya no guhimbaza Imana hirya no hino mu gihugu. Uyu munsi twagendereye Korali Elayono ya ADPR Remera. Iyi korali ntabwo ari ubwa mbere dutaramana nayo kuko ni bamwe mu bantu bakunda gutarama, bakunda kuramya no guhimbaza Imana, dore yuko aricyo tuba twararemewe. Turi kuyobokamana TV, inkuru kandi cyangwa iki kiganiro muzakibona ku Iriba TV ndetse no kuri Evangeliser Le Monde TV kugira ngo hose hagende hadufasha urusheho kwamamaza ubwami bw'Imana. Reka rero twakire Korali Elayono cyangwa abayihagarariye kugira ngo tubashe kuganira. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Turaho neza turashima. Amakuru ni meza. Wow, tubahaye ikaze kuri ibyo bitangaza amakuru byose narimvuze. Murakoze cyane. Aha, murahita mutangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro. Ni ukuvuga ngo buri wese aragenda yivuga kugira ngo byorohera abantu kuza kumenya ngo ninde wahagarariye Korali Elayono mu kiganiro yagize. Reka mpera aha ngaha banyegereye. Murakoze cyane. Nitwa Murangwa Eric, ndirimba muri Korali Elayono. Nshinzwemo kwamamaza, nshinzwemo yamamaza butumwa cyangwa ndi muri timu ya media. Ndi umwe mu bayoboye muri timu ya media. Uwantege Marie Chantal. Ndi umuririmbyi wa Elayono. Mutoni Josiane, ndi dirigente wa Elayono. Dirigente. Twaserine Uwempuhwe, ndi umuririmbyi wa Korali Elayono. Masengesho Providence, secrétaire wa Elayono. Secrétaire. Tuyishime Sabrina, ndi umuririmbyi. Imelda Kemixa, ndi umuririmbyi wa Elayono. Ndabarenze Shabani, ndi umuririmbyi wa Elayono. Gafotozi Niyonzima Moses, ndi umuririmbyi wa Korali Elayono. Yego. Yes, uriya ni umufotozi ukomeye cyane cyangwa umaze kubigira umwuga uzwi cyane, urumva ko yamaze no kubyomeka ku mazina yiwe. Yes, turi kumwe kandi n'umwe mu bacuranzi ba Korali Elayono, ni nawe uri gushyiramo ayo majwi murimo mwumva. Reka nawe abashe kutwibwira. Murakoze, nitwa Ndayishimiye Yves, ndi umuririmbyi muri Korali Elayono. Thank you. Ntago mba muri committee. Yes, turi kumwe rero na Korali Elayono. Mbere yuko mbabaza ni bantu ki umuhamagaro wo gukorera Imana waje gute, abantu iyo bari kubona mvuze ko nazanye Korali, icyo baba bashaka cyane ubundi bashaka ko kumva indirimbo zimwe mu ndirimbo zabo mu buryo butandukanye. Turi buze kuvuga kuri iriya ndirimbo nshyashya, tuvuge no kuzindi ndirimbo cyangwa ku bindi bikorwa biteganijwe mu murimo w'Imana vubanga. Byose nibyo biri buze kuranga kiro kiganiro. Ariko kandi noneho tutaragira kure rero ndagira ngo mubanze muturirimbire indirimbo byibuze nk'imwe itwakire cyangwa ihe ikaza abantu muri kino kiganiro muri kugirira kuyobokamana TV, kuri Evangeliser Le Monde TV ndetse no kuri Iriba TV. Jambo yahoranye n'Imana mu bintu byose, nta na kimwe kiriho kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo nibwo mucyo w'abantu. Mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana mu bintu byose, nta na kimwe kiriho kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo,
kandi ubwo bugingo nibwo mucyo w'abantu abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana be kandi natwe kaba zigera bacirwaho abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana be kandi natwe kaba zigera bacirwaho. uwo yaje mu isi ab'isi ntibamwemere abe ntibamumenye yarabazaniye ibyiza bibahesha ubugingo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo itugeza kwa data niwe mucyo n'umwami w'amahoro umwizera wese azaraga ubugingo nubwo yaje mu isi ab'isi ntibamwemere abe ntibamumenye yaraje kubwira imbohe ko zibohowe yaraje gutanga amahoro n'ubugingo nubwo batamumenye yari we wenyine twahawe wo gukirizwamo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo itugeza kwa data 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 abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana be kandi natwe kaba zigera bacirwaho abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana be kandi natwe kaba zigera bacirwaho ngo ufite uwo mwami afite ubugingo ufite uwo mwami afite ubugingo nateka azacirwaho afite ubugingo ufite uwo mwami afite ubugingo umunyamahirwe afite umugisha w'Imana ufite uwo mwami afite ubugingo azigira ibyishimo n'umunezero ibihe byose ufite uwo mwami afite ubugingo afite 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 ufite uwo mwami afite ubugingo ufite uwo mwami Yesu afite ubugingo. Haleluya, haleluya, amen. Wow, ufite uwo mwami afite ubugingo kuko yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange ndabaruhura kandi n'ingenzira y'ukuri n'ubugingo nta muntu ujya kwa data atajyanye Yesu Kristo kubera ko ari we nzira. Ufite uwo mwami Yesu rero afite ubugingo nk'uko Korali Elayono iri kubituririmbira. Korali Elayono rero bundi muri makeya ni bantu kereka mbazo uyu nguyu ushinzwe media wenda niwe buri buze kunyorohera agizwe n'abaririmbye bangahe yatangiye umurimo w'Imana ryari muri makeya wadusobanurira Korali turi kumwe ari. Murakoze cyane. Korali Elayono ni
ni itsinda cyangwa se ni groupe ikora umurimo w'Imana wo kuririmba. Misiyo yacu ya mbere no kutambutsa ubutumwa bwiza mu kuririmba. Twatangiye ivugabutumwa mu 1996. Ubwo no kuvuga ngo tumaze imyaka 27. Tugizwe n'abubatsi ngo abamama, abagore n'abagabo, akaba harimo n'urubyiruko. Umubare ntago nkwibuka neza exact ko bigenda bihinduka, ariko turi mu 150 gutyo niko ntekereje. Ndumva ari ibyo rero tumaze gukora umurimo w'ivugabutumwa mu gihugu hose hatandukanye, mu ntara ndetse no mu mujyi wa Kigali. Dufite album 3 za audio na video 2. Ubu turi kugenda dukora no kuzindi ndirimbo z'amashusho. Muri make en general ndumva Korali Elayono ari yo ngiyo. Hari ukuntu wenda mu ngendo nyinshi Korali iba yarakoze, hari urugendo rwasize amateka kurusha izindi, ku buryo ushobora kubaza umuntu kandi ati urugendo twagiriye ibunyanaka ati rwari rukomeye, cyangwa hari dushya twibukamo hihanye abantu benshi byagenze gutya. N'uruhe rugendo wenda rutajya rubava mu mutwe umuntu reka abibaze gutyo? Mbaze undi muntu cyangwa mbaze wowe? Reka mbagirire mbaze wowe. Okay, nako nibuka wenda umunsi, ariko ni ingendo ebyiri. N'urugendo twakoreye ku Muyumbo, uko ntekeza ko twaritanze cyane, ari urusengero rwari ruri hasi, dufatanya n'abantu bawo ko cyane dushyiramo imbaraga, nicyo cyari kitujyanye, urusengero rwaruzuye. Ni ikintu gikomeye, ntekeza ko n'abaririmba bacu barabyibuka, twakoze umurimo ukomeye. Ahandi n'ahantu twigiye kujya mu ivugabutumwa Ibyumba, tujya mu giterane cy'abanyamasengesho. Ibyabereye rero ni byiza cyane, Imana ihabwe umugisha. Byagenze gusura bitubwiye ubwo nyine mwaje mu giterane cy'abanyamasengesho, bimwe mu byabereye yo mwarasenze, ibindi ni ibiki bituma mu rwibuka cyane? Okay, wenda twavuga nk'akantu kamwe kajya kadusetsa. Hari ukuntu hari indirimbo yitwa Goliath twakinnye, hanyuma nyine abantu babona Moise n'undi mutipe rero babona baje bagira ngo ni ibintu by'ibidayimoni bije gusanga Korali ku ruhimbi. Umva wenda ni nkako bari ahubwo umwe baramusigaranye ati ikintu kiraducitse kigiyemo hari, ariko nyuma nyine turabasobanurira baza kubona ko ari umukino. Kuko urumva bambaye maske, bari bazi ko wenda ari nk'ibintu by'ibi ngo byagenze gute Mose? Goliath yarinjiye, baravuga ati kiri iki cyinjiye, barafata barasohora. Wakundi dukina Goliath ari kwiyamira, ati n'uyu muntu wari no kuvuza induru. Uko basohora bakagira ngo nukuvuza induru, kuko bari kumusohora kandi ari imikino, kandi arakamo ka Goliath kuko yavuzaga induru, abantu bagafiristiya bagahunga. Nanjye rero nakinaga ndi Dawidi, naje nceremba imba ninjiye muri Korali, ati dore nakandi karinjiye. Ariko indirimbo itangiye bati ngo hari umugabo witwa Goliath, bamenya ibyo ari byo, yuko uburyo batari batewe ahubwo ari Goliath winjiye. Bagiye gufata Dawidi, bavuga tura ni Dawidi, ko indirimbo yari rikomeje, ko ari story nyine ya Dawidi na Goliath. Abantu bose basobanukirwa icyo twashaka kubereka mu mukino. Mbese bishatse kuvuga ko icyabatangaje muhora munibuka ari uburyo mwakinnye iyo ndirimbo mw'imikino, ariko mwitangira ryawo abakabifata oseri. Yego, hari ninjoro urumva Goliath azambaye mask n'ibindi bintu, na David azambaye ibindi bintu. Urumva rero kubona ibintu abantu bambaye ibintu biri bizarre binjira muri Korali cyangwa bajya kuri stage, ari na ninjoro n'abantu b'abanyamasengesho nawe urabaza baba bari gukumira ingunzu n'ibindi bintu utamenye ibyari. So ni nk'ibyo rero Goliath bahise bamusigarana. Bari gusengera igiterane, Imana yaravuga ati iki giterane mu gicunge cyane, ati Satani agifitemo imigambi mibi. Baratangira ati intero byabo twavuze birasohoye. Ngira ngo na agashya gakomeye. Mpera mikrofone uriya mu mama secretary wa Korali. Byabaye warageze muri Korali? Byabaye ndi muri Korali. Urwo rugendo wari warigiyemo? Icyo gihe nari ku ishuri. Ntabwo nari mpari. Wabyumvishe mu makuru? Nabyumvishe mu makuru. Goliath na Dawidi bakaza abantu. Babafashe rwose. Mama mumaze igihe kingana iki muri Korali Elayono? Korali Elayono nyamazemo imyaka 17. 17? Yego. Ni myinshi kabisa. Muri 26 imaze? 27. Imaze 27? Yego. Oha. Ukaba umaze 17? Yego.
kuba muri korali Elayono usibye kuba ari ahantu umuntu akorera ingororano ngo azajye mu ijuru nyine abone ingororano cyangwa abone amakamba nkuko tuvuga ko imirimo y'abera izibukwa kandi izagenda ibaherekeje tukiri mu isi. Ni iyihe nyungu ihari kuba umuririmbyi wa korali Elayono usibye kuririmba gusa ngo dukorere Imana? Tukiri mu isi ngo navuga ku giti cyanjye ndetse no muri rusange urumva niba ari korali mazemo imyaka 17 urumva ko nagiyemo nkiri umwangavu. Yego. Inyungu ya mbere nuko yandeze, ni korali yabaye umubyeyi, ni korali yankingiye, ni korali naboneye mu rubyaro, ni korali nubakiye mu rugo. Ndumva yari inyungu ikomeye cyane. Indi nyungu nuko ari umuryango, hirya yo kuba umubyeyi urumva n'umuryango, harimo abavandimwe, harimo bakuru bacu, basaza bacu, mbese turi umuryango tumeze nk'aho tuvukana. Ikindi kandi harimo n'inshuti, urumva ko iyo ari inyungu ikomeye. Ubwo ni ukuvuga ko n'umugabo wawe yakubonye muri Elayono cyane? Reka nawe muraririmbana? Twararirimbanaga ariko kubera impamvu z'akazi ntabwo we akiri kuboneka, ntago akiririmbamo. Ubwo yaje muri korali wamusanzemo yaje nyuma? Yansanzemo. Birumvikana yararebye aturi umukobwa kugira muboni aho yaba beshewe. Oya ntago mubeshye no guceka nawe n'ubundi. Hari igihe umusore abona umukobwa muri korali bibaho akavuga ati uriya mukobwa nta buryo namugeraho habaye umuyoboke wari rya torero. First of all nicyo cya mbere. Kabiri byaba ngombwa hajya no muri korali cyangwa nkamutera nkunga iriya korali. We siko byageze nduvurekana makuru. Ntago ariko byagenze kuko dukundana, twakundanye hashize igihe kinini nawe aririmbamo. Ntago ariko byagenze rwose. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Ariko korali rero n'ubundi ngo mwatangiye muri urubyiruko cyane? Yego. Ari urubyiruko abantu baba mama bagiye bazamo nyuma cyangwa bagiye bashyingirwa barimo? Abatubanjirije abatangiranye na korali batangiye ari urubyiruko rw'abana batoya bari bacutse muri Sunday school. Hanyuma birumvikana iyo umuntu akura ategereza no kubaka urugo. Yego. Biza kugeraho kuko umubare munini muri bo wari wamaze kwinjira mu kindi cyiciro cy'abubatsi ngo biza kurangira nyine nabo bisanzemo ari benshi. Wow. Yego. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Reka tujye kwa dirijanti wa korali Elayono. Korali ya Elayono ya ADPR Remera ni imwe mu makorali yafite ubuhanga bwihariye mu kuririmba, afite indirimbo nziza kabisa zikora ku mitima y'abantu, ku buryo umuntu ashobora kwibaza ngo bivahe cyangwa bituruka hehe, ariko burya muri diligence de la korali haba harimo imbaraga nyinshi zikomeye. Dirijanti nk'umuntu w'umumama ubona korali nk'iyi y'abantu 150 iri kubica bigacika mu gihugu no hanze yacyo, bakoze indirimbo. Ngira ngo ni imwe mu makorali muri hari urutonde ndi gukorerwa amakorali afite indirimbo nziza. Ntekereza ko nabuze indirimbo nimwe kiri imbere yanyu muri uyu mwaka muzimaze gusohoka za video nziza kandi zifite n'amagambo akora ivuga butumwa rikomeye. Umuntu ashobora kwibaza rero ukura hehe imbaraga zo kudirija aba bantu bigakunda, ushobozwa n'iki? Umaze igihe kingana iki muri Elayono? Wabaye dirijante ryari? Bimeze gute muri dirijante yayo? Murakoze. Mazemo imyaka 13. Hanyuma maze imyaka 4 ni dirijante. Ego. Hanyuma aho nkuri imbaraga ni Kristo imbaraga. Nta kindi. Ikindi nuko nyine dufitemo abantu bitabira umurimo w'Imana kandi bafite n'impano. Hanyuma bijyanye no kuririmba turahura, dufite komisiyo ihimba, turahura tugahimba indirimbo tukayijyana muri komisiyo, komisiyo yayimenya tukajyana muri korali tukabona kuzikora. Ego. Niho rero dukura ibyo byose no gusenga, tugasoma ijambo ry'Imana, Imana ikaduhishura amagambo meza atuma tubona indirimbo nziza. Wow. Iriya ndirimbo mwasohoye harya yitwa ngo iki? Imirimo.
uko expectation z'uburyo wayitekerezaga muri gutegura video yayo cyangwa mutegura kuyikora muri studio hari ukuntu wavuga ati mana uzadufashe iyi ndirimbo izagende ikundwe izagende ifasha abantu b'Imana mu buryo butandukanye imaze iminsi ngira ngo ni 5 buriya rayisohotse iminsi 6 iri kuri chaîne ya Elayono kwaya ifite abantu bamaze kwira nk'ibihumbi 22 gutyo kujyana hejuru birenga ntabwo ari bakeya expectation z'uburyo bitekerezaga dirigent uzabona abantu uko bazayakira niko wabibonye ni mba mutima zawe kuri yo nizihe kugeza ubu kugeza uyu munsi kuri nge ntago ndayimenyera kuko tubitangira twabonaga nyine ari ibintu biraho bidafite ishusho ariko tubikora twabikoze ari live muri concert twakoze ariko ibyavuyemo ni Imana dushoboje iduha ibindi bintu bishya tutari twiteguye inaje zari indirimbo nshyashya iruta izindi zose twaba twarakoze ni indirimbo yaturyoheye kugeza n'izi saha turayireba ntituyihage uburyohe bwayo bufite aho buhuriye na message ifite content cyane nta namwe bitandukanye ari amagambo avugitse neza umuziki amashusho uko dusa mbese uko imeze iraryoshye iriya ndirimbo ubutumwa bw'umwihariko hari ukuntu korali ikora nk'indirimbo ivuga ati turashaka ko umuntu uzayumva akayitaho azumva mwibyi ngibi cyangwa azamenya buno ubutumwa buyirimo iki niki dushaka kuvuga ni igiki cy'umwihariko ikintu twashaka kuvuga kiri mu Efeso 1:8 avuga ngo twashije kubw'ubuntu ibyavuye kuri twe ahubwo ni impano y'Imana nta nubwo byavuye ku mirimo yacu kugira ngo atagira uwirarira kuko aho hantu havuga so rero twagira ngo dutambutse message ishaka kwerekana ko ibintu byose byabayeho nibizabaho byose nta kintu kiruta ko Yesu yemeye kutwitangira kubw'ubuntu so rero ntekereza yuko ni message ikomeye twashaka kubwira abantu yuko imirimo Yesu yakoze itangaje so umuntu ashobora gupfira undi umuntu ashobora kugira ate ariko nta muntu ushobora gupfira undi ngo kubw'ibyaha wunguwe yakoze so rero nicyo twashaka kuvuga Yesu yaraducunguye aducungura kubw'ubuntu aratwitangira ntacyo twakoze ubwo rero ntabwo byavuye ku mirimo yacu ahubwo ni impano y'Imana nicyo twashaka ubona ubutumwa abantu bari kugenda babwumva wenda feedback zihari dirigent yabivuzeho yego kuri iki gihe ntabwo ari gupfa gutambutsa message gusa message igomba kuba iherekejwe n'ibindi bigomba kuyiherekeza hari iyo nyandiko ikagira melody nziza ikagira nyine na video nziza niyo mwarabibonye mu ndirimbo uburyo twe twambaye dress code ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo ni kwambara gusa tugira umuntu twambika nkore fashion niwe watwambitse tukagira video nziza kwa David yes audio ko yari live record ariko urumva nyine baratrecord reka nkoresha ibyo zawe yego urumva rero insamari nicyo nshaka kuvuga nuko message ni nziza ariko tugomba gutambutsa message igihe tugezemo hari abantu bumva ko abarokore ari ukupfa kuririmba gutyo gusa ariko natwe tugomba kujyana n'igihe tugezemo nimba kuko kuririmba live nabwo ari ikintu cyoroshye ariko twe nyine twarabiteguye turarepeta tubitegura neza tujyanisha n'igihe ariko nanone cy'ingenzi cyane ni message irimo twagishwe kubw'ubuntu ibyavuye kuri twebwe impano y'Imana nicyo kintu kiyerekeje rero amen iriya ndirimbo ni komisiyo tekinike yanditse ni umuntu umwe wayibigishije byagenze twebwe ntago tugira umuntu umwe wandika gukora indirimbo kuvuga ngo turaza tukandika indirimbo twamara kuyandika tukajya muri studio tugakora script twamara gukora inyandiko tugashaka melody yamara kurangira tukajya muri komisiyo nanone tukayeditinga yamara kurangira ikajya mu bacuranzi yamara kurangira ikabona kujya muri Korali urumva baciye ahantu henshi hatandukanye dutangira twayinjiremo mu kiganiro muririmba igitero cya mbere ndetse ni chorus yayo tugiye gukomereza ku cya kabiri n'icya gatatu noneho tuyisoze noneho tugaruke dukomeza kuganira kera twari mu mwijima tudafite Imana rurema twarabo gucirwa witeka imitima yuzuye agahinda kera twari mu mwijima tudafite Imana rurema twarabo gucirwa witeka imitima yuzuye agahinda kera twari mu mwijima
tudafite imana rurema twarabo gucirwa witeka imitima yuzuye agahinda mwami twakijijwe kubw'ubuntu bwawe n'ibyavuye kuri n'imano imana niyo mpamvu twe abagukurikiye tugushima niyo mpamvu twe abagukurikiye tugushima mwami twakijijwe kubw'ubuntu bwawe ibyavuye kuri n'imano imana niyo mpamvu twe abagukurikiye tugushima niyo mpamvu twe abagukurikiye tugushima niyo mpamvu twe abagukurikiye tugushima niyo mpamvu twe abagukurikiye tugushima. Niyo mpamvu abakurikiye Yesu tuguye kumushimira. Nicyo ushimira Imana? Ibintu byo gushima Imana ni byinshi. Muririmbye yaravuze ngo biriho byinshi. Ndashima Imana irandinda ibana nanjye umugisha akubana na Elayono nk'abavandimwe ikazana n'abantu bavuga Imana bashaka no kwamamaza Yesu. Ibyo nabyo biri mu bintu byatuma dushima Imana. Abantu bagambiriye kuvuga Imana ni bakeya kandi bakayivugana neza. Ndashima Imana itanga urubyaro, Imana itanga gushaka, Imana ikuza umuntu agakura, Imana iha umuntu kumenya ubwenge akabumenya. Ni Imana nziza. Dufite amashimwe menshi twavugira hano abantu bagakizwa, abantu bagashima Imana, abantu bakumva umunezero w'Imana. Kandi turashima Imana cyane itanga n'agakiza. Nicyo kintu cya mbere cyo kwirata. Ubona ko Elayono tubihagurukiye kuvuga ko Imana ari nziza, Imana itanga agakiza, Imana itanga ubuzima, Imana itanga kubaho. Niyo mpamvu twebwe bakurikiye Yesu tumushima. Amen. Nawe washatse uri muri korali Elayono? Yego. Niho waje muri ukiri umukobwa? Najemo badusezereye mu bana. Dukora umurimo w'Imana kugeza n'izi saha. Imana rero yaduhereyemo imigisha myinshi, iduheramo abagabo. Umugabo murarimba na? Yego. Wow, ngira ngo ni byiza cyane. Elayono ubundi ngo ni korali igizwe n'amakouple menshi aririmbana ukuntu. Hari igihe nzaza gukora ikiganiro cy'abantu b'amakouple yo muri Elayono. Kandi ni benshi ari. Naive n'umugore bararimbana. Umugore ni ntari. Ive nawe tuzaza rero. Sawe kutavuga. Ndavuga nuko narindi hano kuri piano. Mbangira ngo ncurangira bari abantu baririmbe neza. Ariko madamu wanjye turaririmbana. N'umugore cyane. Ni ibintu byiza cyane. Iyo ufite umugore n'umugabo muri korali baririmbana, usanga ari ibintu byiza. Kandi iyo korali bikomeye kubera ko urumva niba buri rugo rufata ingamba zo gukora umurimo w'Imana rushishikaye bakabihurizaho. Rero ari amakouple muri korali ari menshi. Iyo korali ibifite sustainability cyangwa ifite imbaraga, sibyo? Mu byukuri nkuko uyu mushiki wacu rabivuze, ibintu twashima Imana ni byinshi cyane. Ijambo rya riravuga ngo hahirwa umuntu wizera ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora agakiranuka mu gihe abitegereje. Nawe aho uri ukurikiye iki kiganiro turi kugirana na korali Elayono, ufite amasezerano y'Imana ariko wabwiwe n'Imana, atari babahanuzi b'abakomisiyoneri cyangwa b'abatubuzi b'iki gihe, kuko hari abantu benshi bafite ikayi yuzuye amasezerano ariko ugiye kuverifiya niba ari Imana yabivuze, ayo makayi ukaba wayacuka yamara.
ngewe ejo nihutse gukora mukanje kuko nari mfite ibitabo 6 byuzuye amasezerano Imana yampaye nabikozemo mukanje ndabica byose nasigaranye impapuro 2 gusa zose zasanze barambeshye kuko ibyinshi byari by'igihe cyatambutse nose ne baramwe ngo nzajya imyaka 30 wenda mfite etage nkaba ari bwo ndi kuzamura akaruri urumva batarambeshye ni urugero nguhaye. Yes, noneho rero Elayono nibihe bikorwa bindi indirimbo muzagenda muzisohora gute mufite muri iyi minsi kugira wenda ngo abantu basobanukirwe bajye bakurikira nyine ibihangano byanyu babizi. Reka nje muri team media. Yego Elayono mission yacu cyangwa se umurimo wacu w'ingenzi ni gukora ivuga butumwa rikagera mu mahanga yose. So rero icyo diri gukora ubu ngubu ni gusohora indirimbo twakoze ziri muri studio uko dirigente yabivuzeho kare twakoze live recording recording indirimbo uretse kutari nizo hari n'izindi ziri gukorwa. So nuvuga ngo buri kwezi rero ntago bizaba birenga ukwezi wenda byakabije ukwezi n'icyo ariko ubundi ni ukwezi indirimbo zizajya zisohoka bazajya bazibona kandi indirimbo nziza ziri ku rwego rwiza yaba production yaba na message. Ntekereza ko rero buri kwezi bagiye kuzajya babona indirimbo bazibone kuri YouTube channel yacu ndumva ariho tuzatuzinyuza ariko indirimbo zo zirahari buri kwezi zaya zisohoka ubingi imirimo izakurikirwa n'indi gutyo ndumva ari ibyo ngo ni ibintu byiza cyane. Social media Elayono ikoresha ni izihe? YouTube channel yitwa Elayono Choir, YouTube channel yitwa Elayono Choir Remera Official. Nuvuga ngo urubuga rwacu rwa YouTube rwitwa Elayono Choir Remera Official ujyaho ugatubona ibihangano byacu. Instagram yitwa Elayono Choir, Facebook nayo ni Elayono Choir. So ndumva ari ibyo rero ni ibyo ngibyo dukoresha. Navuze Instagram mvuga Facebook mvuga na YouTube channel. TikTok oya ntayo ariko ubwo wenda nabyo niba ngombwa tuzabikora. Nesheke ya Moyize Nesheke ya Moses Elayono ntabwo kuri TikTok wan kuri no kuri Twitter na Twitter yitwa Elayono Choir nayo yitwa Elayono Choir. Yes, ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Tugiye gusoza kino kiganiro turimo tugirana. Ngira ngo iyo ndirimbo iri kuri iyo channel bari kuvuga ushobora kugenda ukayireba mu buryo butandukanye yewe turanayipininga munsi y'iki kiganiro kugira ngo abantu bayikurikire mu buryo butandukanye. Iri no kuri page ya iyobokamana akadomo rwa ni umwe muri video nshyashya zihari ahubwo ndi kurangira ahantu abantu bashobora guhita bayireba direct vuba mu buryo bworoshye. Ngira ngo ni ibintu byiza. Reka rero tubashimire cyane ko mwatwitabye tukabasha kuganira none tukaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko kandi hari icyo bita agashingura cumu mugiye kuduha agashingura cumu mu buryo bwo kuririmba ubundi tuze tugana ku musozo w'iki kiganiro twarimo tugirana na Korali Elayono ya ADPR Iremera. Sinzapfa ubwo nzarama ntekerereza abantu ibyo Uwiteka yakoze yandinze gukorwa n'isoni nahimbazwa iteka uwo mwami ni mwiza. Sinzapfa ubwo nzarama ntekerereza abantu ibyo Uwiteka yankoreye yandinze gukorwa n'isoni nahimbazwe iteka uwo mwami ni mwiza. Sinzapfa ubwo nzarama ntekerereza abantu ibyo Uwiteka yakoze yandinze gukorwa n'isoni nahimbazwe iteka uwo mwami ni mwiza. Uwo niwe mbaraga zanjye n'indirimbo n'ibyishimo uwo niwe gakiza kanjye
n'indirimbo yanjye. Hallelujah. Yeah. Mana ishimwe. Hallelujah. Mbese ibyiza Uwiteka yankoreye nabimwitura iki? Yanyeretse kugira neza kwe amara umubabaro. Mbese ibyiza Uwiteka yankoreye nabimwitura iki? Yanyeretse kugira neza kwe amara umubabaro. Mbese ibyiza Uwiteka yankoreye nabimwitura iki? Yanyeretse kugira neza kwe amara umubabaro. Niwe wenyine, niwe wenyine, niwe wenyine ushobora byose. Niwe wenyine, niwe wenyine, niwe wenyine ushobora byose. Niwe wenyine mahoro y'abamwizera. Niwe wenyine ushobora byose. Niwe wenyine, niwe wenyine, 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 niwe wenyine, niwe wenyine ushobora byose. Uwiteka niwe wenyine ushobora byose. Ni kuri iyo ndirimbo dusoreje iki kiganiro Elayono yakoreraga kuri izi social media platform zitandukanye. Reka tuvuge nk'Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora, ibahereza umugisha cyane, kandi ndababwiza ukuri ko nimutagwa isari mutazabura kubona umusaruro w'ubu bwitange. Irivuga butumwa mukomeje kugenda mukora, Imana ibahereza umugisha. Reka dirigente adusengere kugira ngo hari umuntu waba urebye kino kiganiro atarakijijwe agafata umwanzuro wo gukizwa, hari waba ukirebye yaratentebutse akaba asubijwe mu imbaraga. Gishobora gukora ibintu byinshi, gishobora kurebwa n'abantu niyo baba batanu, ariko Imana yatagetingagamo umuntu umwe yashakaga, mu by'ukuri akaba ari wo mumaro wacyo. Reka adushyira imbere y'Imana tugane ku musozo w'irivuga butumwa. Ariko hari umuntu ushobora gushaka Korali Elayono, ashaka kuyivugisha, ashaka kuyitera inkunga mu buryo butandukanye, gukora amavideo bari ibintu bigoye, ashobora kubona guhamagara ndi cyangwa nimero ya telefone ashobora gukoresha, wenda twaza kuyandika no mu kiganiro ariko mukayo. Yego, ibyo nta kibazo. Icyambere nyine yanyura kuri na social media zacu akatwandikira, yaba Facebook cyangwa Instagram cyangwa na Twitter yatwandikira. Ariko kandi ashobora no ku secretary wacu yatubwira nimero yazajya bazajya wenda bahamagara cyangwa bakabanyura hari icyo bashaka kugira. Ndumva ari byo byakoroha. 07 88 72 33 80 07 88 72 33 80. Dirigente nadusengere tugane ku musozo w'iki kiganiro. Mana data, turagushimye, turaguhimbaje kubw'izina ryawe. Ni wowe wenyine ushobora byose, ni wowe mahoro yacu, uri ibyiringiro byacu, ni wowe udukomeza, kandi ni wowe utanga ihumure. Ushimwe kubw'iki kiganiro kibaye, izina ryawe rihimbazwe. Tukweretse abazakireba kugira ngo uzasure imitima yabo, abatari bakumenya ubiyereke, ubasobanurire ubwiza bwawe n'ubwiza bw'umusaraba. Bamenyeshe yuko kukumenya nta gihombo kirimo, kandi harimo amahoro no kurama. Izina ryawe rihimbazwe. Komeza imitima y'abantu bawe, abababaye ubaruhura imitima, abihebye ubakomeze, kandi ukomeze kuturindira igihugu n'ubuzima bwacu.
icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu amen amen